ikipe ya Rayon Sport
nawe yashaka gutandukana na Rayon nawe yakora mu mitore zidasobanutse twagiye hanyuma iyo ngingo mu mitore zirumva isobanutseho mu mitore ubundi wagira ni kontra yanditswe n'umutoza kuko nta kipe nzima ukubiswe imikino itatu ikurikiranya nshaka kwirukana narindurwa ku bitiro bitatu kugira ngo banza wumve nyine uko bimeze tukumviza ikoze ubu twageze muri close uraza kubona ko bimakinga sense ntacyo bitwara iya mbere ni iminsi 30 ahantu ifutamye nuko uku kwezi umuhagaritse azaguhembwa ariko ntazaguhembwa nta nubwo unemereye ko umwirukana si ukumwirukana ni ukumuhagarika ariko nyuma akazirukanwa ku itariki uko kwezi azaguhembwa ndabizi azaguhembwa turabijyamo bivuga gutya kandi ariyo mpamvu mu nzove bamuhagaritse ataragira tariki 15 kugira ngo adahembwa erega niyo mpamvu bamuhagaritse 15 barwanaga nuko zigera ariko azaguhembwa aha twagiye umva rero iyo ngingo ivuga ko either party has the right to terminate contract which may be exercised at any time so by informing the other part the letter or by letter or by email 1 month before in advance mbere y'ukwezi nyine bimwe bavugaga mbere yo kunyirukana ibyo twavugaga nyuma y'uko rero ibyo babyubahirije bakamumenyesha ko bamuhagaritse ariko bategura kumwirukana ku itariki 12 z'ukwa 11 umva ibyo atemerewe cyangwa ibiri mu masezerano ibere yari amaze kubivuga yego he will remain on fully salary and allowances amafaranga yose agomba kubona agomba kuguma kuri azahembwa anahabwe kuri liste y'abahembwa utundi tunagenerwa imodoka inzu azayishira aramutse ahembwa nka Dera mu rushibwo ni 24 wamuhata oya we nawe kuri urugero ibyo waye kugira ngo umishe ko ubeshane ntabwo ari urugero kandi dufite ukuri kw'ikintu eshanu ubwo zamuhesha icyo cyakumvikanisha nuko azahembwa amafaranga atakoreye ariko nyine niko kontra bayidise yego miliyoni 5 n'ibindi byose yabwiye ngo yaguze ngo ngagura abakinnyi ngo abafana 7 miliyoni 14 itanahemba ubwo afite miliyoni 5 azahemba azazihabwa agabane n'umwongereza hanyuma ntago kigabana ari abujijwe gutoza coaching duties utilization of team facilities ngo nemere kujya mu nzove nemere n'imodoka ubwo bahise bayimukuro niba bayimuha oya kandi ibintu yemerewe yego ibintu yemerewe byose bigomba icyo temerewe ni ugukoresha ibibuga bya Rayon Sport cyangwa se ibintu bya Rayon Sport wenda bagiye muri lokari yego ntiyemerewe gutoza for the team stability kugira ngo abandi nyine bafatiyeho bakore nta cyugazi byo Samira avuga ni za ndani inzu n'imodoka rwose ngo yabyambuka byo Samira avuga ni za ndani mwumve mbabwire mureke umuvandimwe amare kuvuga ibikubiye muri clause z'amasezerano ibintu mvuga nabivuganye officially n'ubuyobozi bwari za ndani si za ndani n'ubuyobozi bwari bwabimbwiye he will remain on full salary and allowances ntabwo allowance inzu n'imodoka ntabwo biri mu byo bita team facilities si kibuga siba ariko ruba buriya niyo mpamvu umunyamakuru wowe ushobora kuba wazanye ibintu ubuyobozi bwakubwiye abavandimwe bakaba baryamanye za ndani birashoboka kwiyambaza amategeko niyo mpamvu rero babikoze uko babyumvise nimureke rero atubwire biri mu mategeko n'ibyo abayobozi babemera ko dufashe rwose niba hari na za ndani nawe z'uruhande rwe nazo tuziho umwanya so technical continuity nabo barayifuza Rayon Sport nyine ko yakomeza kugira umurongo idafite ibyo bintu nyine bivangiye bamusabye kugira confidentiality kugira ibanga ry'akazi meza kubika amabanga on club strategy byo kujya mu itangazamakuru kavuga nicyo baba bashaka kumubwira ya bintu bihango umukinnyi ngo buri yango mureba ngo ntihuta ngo hango ntiruka ngo cyambukira ngo amaheri buri yango Rayon Sport ikoresha ngo nitubimenya ntuwemere kumutunga mikoro ngo asesengure nka match ya APR bavuga ati APR Rayon Sport ifite izi weakness bamubujije ikintu cyitwa kugira interference mu bijyanye na staff cyangwa na personnel ba equipe kugira ni imikoranire ya hafi muri iki gihe ahagaritswe n'umuntu uri muri staff ya Rayon cyangwa n'undi mukozi muri Rayon Sport
ndansa ibere bebe zandani ufite nizihe zidukubite ngira ngo zandani zishyuha bazi ko ari ibintu bito asinya kontra ngo bari baramwemereye ko n'urugero nk'umuryango we uzajya utegerwa kuza mu Rwanda ariko afahamiya yarabyikoreraga ariko biri muri kontra ashatse yavuga ati ntabyo mwakoze muransubiza aya mafaranga urumva ibyo byose rero baragenda barabikusanya harimo n'ibyo by'umuhagarariye mu mategeko byo kuba batarakurikije neza ibikubiye muri kontra ubwo nicyo ndiho harimo n'ibindi mo imbere tubonye kontra twabivuga ngo bitakurikijwe mu bijyanye no kumuhagarika ibyo kuvuga ngo atsinzwe imikino 3 ntabwo yitsinzwe harimo yanganyije ubwo ni urugero ni nabyo rega rugaje avuga ko mu bintu birimo yirukanirwa hatarimo umusaruro ni ukuvuga ngo rero 3 yarayitsinzwe yatsinzwe cya 2 na Singida ahita atsindwa na polisi anganya na Gasogi nk'ibyo nibyo ariko icyo baravuga bati turujye muri kontra mu ngingo n'ibirimo nibyo rugaje avugaga ni amezi 17 kongera ababajije ninde uri umusimbure ko mwamuhagaritse bambwiye ko hari abatoza 3 harimo umunyakameruni n'abandi banyafurika 2 oya ngo barahagera muri weekend wo bari bemeranyije azaza bitarenze ku wa 6 ku buryo Rayon Sport icyumweru gitaha izaba ifite umutoza mushya ariko ngo amahirwe ye ni make ngo abandi babiri b'abanyafurika nibo ibiganiro biri kugenda neza bashobora gutoranya mu bose ngo akomokana ku mugabane wa Afurika niko bambwira hagati hari koreyo ubuyobozi bwambwiye ko ibyo bintu ngo byo gukwirakwiza ko afahami yagomba guhabwa amezi 17 ngo ni ibintu bigamije kugumura abarero no kubangisha ubuyobozi ngo nimubiha amatwi ngo kontribuka ko azahembwa amezi